Ikibazo cy'amatsiko nari mfite nkibona Elvine kuri social media, numvisha ari umwana nkunda, umwana mwiza. Nari mfite ikibazo cy'amatsiko nshaka kumubaza. Elvi, bwa mbere ibi bintu byakujemo gute? Mugisha ni umwana nabonye mbona aratinyitse, mbona ari umwana umuntu wese atakwakira. Kugira ngo wegere uyu mwana umujyane mu rugo byakugendekeye gute? mbere wagira umugisha no gutabarwa biciye muri Elvine, twabonye ko Elvine ibyo akora ari Imana imushyigikiye. Hanyuma rero cyane ko natwe turi abakristo dusenga, atubwiye ko uwo mwana aba hanze nta hantu aba anarwaye, nkanjye nk'umubyeyi byankoze ku mutima, numva ko umwana urwaye noneho akaba aba no hanze ababaje cyane. Njye na papa we twarabyemeye, tubwira Elvine ko tubyemeye, kuko Elvine twabanje kumubwira ati se urabona uwo mwana ni umuhungu azajya aba hehe bijyanye na nyine n'ubuzima umuntu ababayemo. Turamubwira ko nta nzu dufite nini ngo tuzamuha icyumba cye. Elvine nyine tubona birakarimo, aravuga ati uko byagenda kose azajya ararana na murumuna wacu, cyangwa se nashaka aryame muri saro ariko aryaye mu nzu ataraye hanze. Yego. Ubwo rero byabaye ngombwa ko umwana tugira gute, mu gitondo yaje kundeba nk'uko Elvine yari yamurangiye ahantu mba. Mu rugendo twakoze twatembereye mama Elvine na Elvine, hano ni muri Kongo. Mwabonye gute u Rwanda rwacu ndetse no muri Kongo? Turabona izuba ryavuye, hari muvoma, abantu barimo baratembera, ndabona hameze neza. Noneho hano mwatubwiye ngo ni muri zone netre, ariko noneho ubutaha tuzaza twiteguye dufite amaresepase, hanyuma noneho uzatwambutse tugeze mu gihugu cy'abaturanyi ujye kudutembereza. Yego. Ubutaha nimugaruka tuzabambutsa tubajyane muri Kongo. Haba ibintu byinshi byiza. Haba ibintu byinshi byiza, niko njya numva ngo habayo ngo amasamake bita ngo makayabo ngo habayo. Turabasuhuje mwe mwese aho muherereye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasira bwaryo. Twongeye kubaha kazi. Turacyari muri rwa rugendo rwa Elvine atembera umujyi wa Rubavu, agenda asura abavandimwe n'inshuti ze, abakunzi be, abafana be. Ejo murabizi yuko bari bamutembereje ku Kivu cya Gisenyi. Ubu ngubu rero umukunzi we w'Irubavu yavuze ati ntago nagenda ntagaragaje amarangamutima nahuye nayo. Turabakiriye, ikaze kuri Elvine Official. Ukaba utarakora subscribe ukande kugira ngo ibiganiro byose Elvine agenda akora ugende ubibona. Turakumwe n'umubyeyi mwiza, turakwakiriye mubyeyi kuri Elvine. Ni karibu wibwire abagukurikiye. Ni umukobwa, ni umumama, ni umubyeyi, ni byose, ni icyubahiro, sibyo? Uribwira abadukurikiye utubwire ngo ninde turi kumwe nawe. Murakoze. Murakoze kutwakira. Nitwa Mfitumukiza Josiane, ndi umukunzi wa Elvine na Mugisha. Baje Rubavu, ndavuga ni kuye mpamvu abakunzi banjye cyangwa inshuti zanjye, abavandimwe banjye basubira mu rugendo rwabo tudahoye. Wamenye amakuru ko bari i Rubavu, uravuga uti ntago bashobora gusubira i Kigali tutabonanye. Yego. Nicyo kintu cyakuzinduye. Yego. Nayahe matsiko wari ufite igihe utarabona Elvine live, noneho umbwire n'igihe wamubonye nimba harimo itandukanirizo. Karibu. Amatsiko nari mfite nayo guhura na Elvine na Mugisha. Yego. Ni abana b'ibitangaza, abana b'Imana yaduhaye, abavandimwe beza. Nabonaga kuri kamera nkavuga wayi gute ntabona bano bana, gute nazahura nabo. Bimpa ibyiringiro, mvuganye nabo bambwira ko bazazira Rubavu, nanjye numva ni byiza ndabikunda. Uyu munsi rero nahuye nabo, turi kumwe nonaha. Natwe mu rugo ni hano i Rubavu, turi hano murabona ko turi ku mupaka wa Kongo, niho dutoye. Twabahaye ikaze. Yego. Turiye muri Kongo, dore cameraman aze kwerekana, dore izo nzu ziri mari kureba inyuma ziri muri Kongo. Ubu duhagaze ku mupaka. Ntago bashobora kutubangamira. Ntago wabangamira kuko mu Rwanda hari amahoro, hari abashinzwe umutekano nabo barahari, nta kibazo na kimwe muza kugira. Ibintu bimeze neza nge mutura hano mu mupaka. Tumeze neza, ibintu bimeze neza cyane.
umuntu ushaka kwambuka igoma ntabwo wamubangamira, biramworohera cyane kuko amahoro yatashye iwacu. amina. Elvin uti imana yakugiriye neza ubu uramubonye na muzungu, niki cyagutunguye mu kubona Mugisha? Uko namubonye bwa mbere kuri kamera ari kumwe na Elvine umukobwa wacu, ntabwo ari ko uyu munsi namubonye. Ni umuhungu mwiza w'igitangaza, ndabwira n'inshuti ndetse n'abandi bakunzi babo ko uyu munsi bagira icyizere cyangwa se inzozi zo kuzahura n'aba bana. Yego, nta ikibazo cy'amatsiko rero wumva ufite ngiye kuguha umwanya, yaba mama Elvine yaba Elvine, ikibazo cyose wumva ufite cy'amatsiko ukibabaze nabo bagusubiza. Umwanya ni uwanyu, ngiye kubaha muganire. Nageraga gusa ngo mbwire n'abandi bantu bose ushobora gutumira Elvine igihe cyose waba ushaka kumubona, arahari kuri nimero 0788 iyo ni nimero ya mama Elvine. Umuntu wese washaka kuvugisha Elvine, umuntu wese washaka gukorana na Elvine interview, Elvine arahari, ni uwanyu, nta kibazo. Ikibazo cyose ufite ni karibu mu biganireho. Murakoze. Ikibazo cy'amatsiko nari mfite nkibona Elvine kuri social media, numvisha ari umwana nkunda, umwana mwiza. Nari mfite ikibazo cy'amatsiko nshaka kumubaza. Elvi, bwa mbere ibi bintu byakujemo gute? Mugisha ni umwana nabonye mbona aratinyitse, mbona ari umwana umuntu wese atakwakira. Kugira ngo wegere uyu mwana umujyane mu rugo byakugendekeye gute? Ni imbaraga za Yesu zamfashe n'ababyeyi banjye ndabibasaba, nubwo byabanje kugorana ariko baranyumvishe turamwakira. Yego, none se mama na papa wabagejeho kino gitekerezo cyawe gute? Nababwiye ko nahuye n'umwana urwaye kandi akaba arwaye indwara y'uruhu, mbatekereza ko yari ameze, ndababwira ati naho yari yicaye nta muntu washakaga kwicarana nawe. Abantu bemeye barahagarara, ngenda ndamwegera turicarana. Mama arambwira ati nimubona nzamumenya tuzamuzana mu rugo. None se mama na papa bakimara kubabwira gutyo, wumva icyo gitekerezo bacyakiriye neza cyangwa bakubwiye ko babitekerezaho? Papa yarambwiye ngo baracyakiriye ariko ntabwo bari bakamubonye, ariko bamubonye nyine baravuze ngo umuntu watuzaniye ntabwo twabona ubushobozi bwo kumuvuza, turarakaranya ariko birangira bamuzanye. None se mama na papa bakimara kukubwira ko batafite ubushobozi bwo kuvuza uno mwana bitewe n'uburyo yari ameze, byari biteye ubwoba, wowe wabifashe gute? Njyewe narababwiye ati mumuvuze kubera ko nzaba umuganga, ayo nzahembwa cyangwa ayo nzakorera nzayabishyura mu mafaranga yose batakaje kuri Mugisha. Yego, ikindi kibazo cy'amatsiko mfite ndakibaza umama turi kumwe hano, mama Elvine, umumama mwiza, umumama w'igitangaza ugira umutima mwiza. Melvin, mwiriwe neza? Muraho. Yego, ikibazo cy'amatsiko ngiye kukubaza, umutima ugira ntabwo ababyeyi bose bawugira, ntabwo ari uko twese duteye, turi abanyarwanda twese, ariko ntabwo tugira imitima imwe. Yego. Elvin amaje kuza cyo gitekerezo ukacyumva, wacyakiye gute? Akikitugezaho kubera ko ntabwo twe twakabonye Mugisha ukuntu ameze, cyane ko hari undi muryango Elvine yari yabaye nk'ukoreye ubuvugizi, tubona uwo muryango uratabawe biciye muri Elvine. Hanyuma rero hamwe no gusenga Imana, tugiye gusenga icyo gihe nayo twe tugiye gusenga ngiye na papa Elvine, duhura n'umuntu aratubwira ati umwana wanyu w'imfura n'umunyamugisha, nazajya ababwira ikintu icyo azajya ababwira mujye mucyumva, ajya avuga rimwe mwumve kabiri. Kandi uwo muntu ntabwo twari tumuzi, nawe ntabwo yari atuzi. Rero atugejejeho icyifuzo cya Mugisha, tugendeye kuri wa muryango wa mbere wagira umugisha no gutabarwa biciye muri Elvine, twabonye ko Elvine ibyo akora ari Imana imushyigikiye. Hanyuma rero cyane ko natwe turi abakristo dusenga, atubwiye ko uwo mwana aba hanze nta hantu aba anarwaye, nkanjye nk'umubyeyi byankoze ku mutima, numva ko umwana urwaye noneho akaba aba no hanze ababaje cyane. Njye na papa we twarabyemeye, tubwira Elvine ko tubyemeye, kuko Elvine twabanje kumubwira ati se
urabona uwo mwana ni umuhungu azajya aba hehe bijyanye na nyine n'ubuzima umuntu ababayemo. Turamuga ko nta nzu dufite nini ngo tuzamuha icyumba cye. Elvine nyine tubona birakarimo aravuga ati uko byagenda kose azajya ararana na murumuna wacu cyangwa se nashaka aryame muri saro ariko aryaye mu nzu ataraye hanze. Yego. Ubwo rero byabaye ngombwa ko umwana tugira gute mu gitondo yaje kundeba nk'uko Elvine yamurangiye ahantu mba ahantu nkorera aza kundeba aje kundeba mbona nanjye ateye ubwoba kuko n'abantu twari kumwe baramutinye. Ariko hamwe no gusenga Imana muri nge numva ngize imbabazi ndebye ukuntu ameze, ndeba uburyo arara hanze n'umubiri afite umubabaza, numva binteye imbabazi. Nahise mufotora amafoto nyohereza papa we ndamubwira nti dore umuntu Elvine yavuze ko tugomba kuzana mu rugo. Papa we nawe nyine asa nk'uwikanze ariko aravuga ati ubwo Elvine wabivuze reka tubikore, twebwe dukore ibyo dushoboye, Imana izagira gute izadushyigikira. Nibwo rero yaje umwana aza mu rugo, mu papa wa Elvine ajya gushaka mituweli tumushyira ku cyiciro cyacu, dutangira urugendo rwo kugira gute kumuvuza. Kandi urabona uko wamubonye nk'uko wabivuze ko wowe wamubonye mbere mu biganiro bya mbere nuko umurebye amaso ku maso harimo impinduka nyinshi. Yego. Murakoze. Uyu mwana njye mubona nabonye ari umwana utakemerwa n'umuntu wese batakwinjiza mu muryango ngo bamwakire nk'abandi bana. Ariko namubonye kuri kamera ntabwo ariko ndi kumubona amaso ku yandi, ndabona ari umwana mwiza cyane. Mwarakoze. Ikindi kibazo cy'amatsiko nanjye kukubaza, uyu mwana abantu bakimubona bwa mbere hari abantu bikanze barakangana bavuga ati uyu mwana nta muntu wamwemera. Hari abantu babere guca intege abandi. Weho muri urwo rugendo ukimara kumubona mu kazi aho yagusanze, ababyeyi bagenzi bawe cyangwa abakozi bagenzi bawe ntabwo baguciye intege ngo bakubwire bizagenda gutya cyangwa se mureke? Abantu banciye intege ni benshi bambwira ko bidashoboka ko uyu mwana yaba muzima. Abandi nyine bafite imyizerere itandukanye baravuga ati uyu mwana bamutambye ikuzimu, ni igitambo nyine cyo mu miryango y'iwabo. Baravuga ati kuba umuntu ashobora gufata umwana akamurekura akagenda akabaho gutya mu buzima nk'ubu ameze gutya, hari ibyo baba baramukurijemo. Yego. Ubwo rero abo twakoranagaho dukorera barambwiye se mama Elvine ntabwo ugira uri umuntu umeze gute? Ati uyu mwana niyo wambwira ngo mushyire iwanjye ujye umpemba ariko abi wanjye ntabwo natinyuka kugira gute kumuzana iwanjye. Abandi bakajya bambwira, hariho naho najyaga mutuma wenda ku mabutike nyine amaze kumenyera mu rugo ugasanga ndahanyuze bakambwira ati ntuzongeye kutwoherereza uriya mwana. Nanjye nkabwira se aramutse ari uwanyu wabaye ari uwacu nyine twabyakira, ariko rero si uwacu. Ujye utuma aba Elvine ariko uriya mu gihe ameze kuri ntukagire gute ntukamutwoherereze. Rero abantu bagiye banca intege ni benshi. Hari n'abambwiye ati uriya mwana ujyanye iwawe azakurira abana, buretse n'ijoro rimwe azahinduka ikintu kidasanzwe akurira abana. Ariko nkajya ngira gute nkumva ko muri njyewe ngomba gusenga cyane, kuko urumva hari igihe abantu bagutera ubwoba nawe bya bintu bakubwiye ugasa nkaho ubikuruye ukavuga ati se koko bibaye byo. Ariko nkavuga ati ngomba gusenga Imana kuko dushobozwa byose na Kristo ugira gute uduha imbaraga. Hanyuma ndasenga umwana tukamuvuza agira gute kugira kuri urwego ubona asa gutya. Abanciye intege ni benshi ariko ntago nitaye kuba incantege, nitaye kucyo nagize gute nemeye gukora nk'umubyeyi. Numva ko uyu mwana naramufashe mushyira mu cyimbo cya Elvine cyane, mbanza kumva ko ari Elvine, nakoresha imbaraga zanjye zose nk'umubyeyi. Murakoze. Ndi kubona umuhungu wacu Mugisha hano rero. Murakoze. Ndi kubona umuhungu wacu Mugisha hano rero, nawe hari akabazo gato nayo nshaka kumubaza. Mugisha wiriwe neza? Yego. Amakuru? Amakuru ni meza. Ukimara guhura na Elvine akakwakira kemera kwicarana n'abandi bakwanze bagututse ibitutsi bitandukanye akakurangira mama we, wumvishe icyo gitekerezo cyakiye cyangwa ntabwo wacyumvise? Naracyumvishije ariko nyine ntabwo nacyitayeho neza
nikomereje gahunda zanjye kubera ko hari n'umushoferi wakundaga kuntwara nyine niwe nakomezanyije nawe dukomeza kuganira. Urakoze. Nyuma yaho umwana wo mu muhanda wese kumubwira ngo ngwino uzubane natwe mu muryango, ubuzima bwo mu muhanda wari waramenyeye, imyaka ine yari myinshi. Mama Elvine na Elvine inshuti yawe, umuvandimwe wawe bakagufata bakakuzana mu rugo. Ndumva byarakugoye. Ubwo icyo gihe bimaze kukugora, wumvaga muri wowe igitekerezo cyawe ari iki? Cyangwa cyo gusubira ku muhanda cyangwa kuguma mu muryango? Nyine hari igihe numvaga ko nasubira mu muhanda, hari n'igihe numvaga ko nakicara mu rugo nyine nkicara nyine nkumva ko ndi umwana ariko njye simbyiteho, nkumva ko nakomeza umuhanda nyine kubera ko nari mfite umunzani ngazajya nkomeza ibyanjye byo gucuruza ibyo gupima abantu ibiro. None se nyuma yaho waje kwakirwa mu muryango, baragukunda, barakuvuza, bagufata nk'umwana wabo. Yego. Kuri make baguhaye karibu n'akarami iwabo. Yego. Nawe wemera kuba umwana wabo. Yego. Urumva ubu buzima usigaje uzabana nabo. Yego. Nese aba babyeyi cyangwa se Elvine mushiki wawe, nyuma yaho ufite izihe nzozi zo kuzaba iki, zo kuzakora iki? Inzozi mfite ni ukuzaba umupayiroti, nkazatwara indege nyine, nkazajya ngurutsa ababyeyi banjye nyine mbajyana nko muri Amerika cyangwa se i Paris mu Bufaransa. Wow, ufite ibitekerezo byiza cyane. None se ababyeyi bakwitayeho cyane kandi baracyakomeje. Yego. Numara kuba umugabo cyangwa se umaze gukura ubyirutse, umva ababyeyi uzabitura neza bakugiriye? Yego. Ariko nyine nanjye sinakibagirwa mama wanjye kubera ko ari we wankuye mu nda nyine, ari we wambyaye. Dusubiye inyuma gatoya mu mateka yawe, nagiye nkubona mu biganiro cya Elvine cyane cyane, ntabwo abantu bajya bakunda kukubaza niba uzababarira mama wawe. Njye nagira nkubaze, mama wamara kuguta ukayo myaka ine mu muhanda, ubuzima butoroshye, ubuzima buri muntu wese atahita yakira, umva mama uzamubabarira? Yego, nk'uko nawe mbivuze nyine nzamubabarira nawe, ndetse na mushiki wanjye ndabizi ko ubu ngubu mushiki wanjye afite nk'imyaka nk'ibiri, ariko nzamubabarira nyine nawe mube hafi. Hari abantu bakubwiye nabi, bakuvuga nabi, baragutuka cyane, baragukomeretsa. Abo bantu umuhuye wababwira iki? Ubu ngubu ntabwo nakimenya ariko nzakimenya ubutaha. Ubutaha uzakidusubiza. Urakoze cyane. Yego. Ngaruke kuri mama Elvine. Umugisha yari umwana udasa nk'abandi, ufite uruhu rutari urw'abandi bana. Yari umwana ugoranye mu buzima butarenze wari ubayemo. Ntabwo wari ufite ibya mirenge byo kwita umuvuza ako kanya, ntabwo wari ufite inzu hanze uri bumuhenga atanduza abandi bana, ariko wowe waramufashe umuzana mu bana bawe. Wumvaga ibyo abantu bakubwira, wareba n'uko ameze, ukumva ntabwo babiguteye? Ntabwo navuga ko bitabanje kuntera ubwoba, kuko nabaje Mugisha ndamubwira se indwara urwaye irandura? Arambwira ngo ntabwo yandura, kuko iramutse yandura naba naranduje abantu benshi, ati kuko nubwo hari abanyanga ahantu mba ndi mu mujyi cyangwa se Nyabugogo, ariko hari n'abankunda bakaba bangurira amata cyangwa se bakangura ibyo kurya saa sita, atariko nta n'umwe nigeze nanduza, ati kandi tuba twicaranye bamwe bakanantuma, rero igihe maze nakabaye naragize uwo nanduza. Rero amaze kumbwira ko indwara y'itandura, nyine twaramufashe tumujyana mu rugo. Gusa usibye no kuba iyo ndwara itari kwandura, ukurikije n'ukuntu yasaga, usibye imbaraga z'Imana, yasaga nabi cyane. Yasaga yari afite umubiri wihariye, afite impumuro idasanzwe, urumva koga ntiyogaga na biriya bintu yari arwaye. Rero navuga ko ari Imana yadushoboje, kuko urebye mu rugo turi abantu duhora twishimye. Navuga ni umunezero Imana iduha, kuko ugereranyije ugiye mu bifatika by'amafaranga, nta mafaranga dufite. Ugiye mu butunzi n'inzu, iyo tureba nk'ukuntu Mugisha, kuko hari umuntu arambwira ijambo aravuga ngo uriya mwana kugira ngo njye mufate
keretse baramutse bamfatiyeho imbunda bakambwira ati ni itegeko nutamufata turakwica. Ati kandi nabwo nkaba mfite inzu ahantu harimo annex azajya biyongiyo, akagira isahani ye, akagira igikombe cye, mbese buri kintu cye aho ntamureba. Ati kuko ndakurahije ukuri, icyo gihe arambwira ngo ariko ubundi wowe n'umugabo wawe mumeze mute? Ati niyo wampa amafaranga uriya mwana sinarya mureba. Rero ati keretse ari itegeko bamfate bakambwira ati nutamufata nabwo bakampa inzu mushyiramo akaba mu gipangu ntazajya mpura nabo bakazajya bamushyira ibyo bamushyira. Cyane ko anazi wanjye abakozi nari mfite uwa mbere yaragiye, uwa kabiri agenda, uwa gatatu hari n'uwigeze kumubwira ngo ajye ngo na byivugira. hari uwavuze ko nyine azajya amesera ari uko mwishyuye amafaranga 500 yonyine buri munsi, buri gihe nyine iyo nabaga mfite imyenda nanduje, kubera ko nanjye nyine najyaga niyanduzamo cyane, yancaga 500 ngo kugira ngo mwishyure nyine kugira ngo amesere. Urumva rero uwo nguwo n'uwagerageje, kuko abandi bo barazaga yamukubita amaso ati reka ataba ngaba, ati ni wa muryango uba ufite umwana uba waratambye kugira ngo babone ubutunzi, yamukubita amaso agahita agenda. Uwo nguwo kuko Mugisha yari gifite wa munzana ajya gupima, urumva nkimuzana mu rugo ntago yahise abireka, yaragendaga, urumva ntago wafata umwana ku kanya ngo uhite umufata umubwiye ati ibi bintu urahita ubireka, kandi yarabayeho mu buzima bwo kwirera. Rero namuhagurusha akagenda, ya mafaranga njye nabimenye nyuma, wa mukobwa akamubwira ati kugira ngo umesere urampemba kandi ungure n'udupfukamunwa two kwipfuka kugira ngo mbone uburyo mesa imyenda yawe. Nyuma rero nza kubimenya ndagenda ndamubwira ati ni gute ngewe uyu mwana ugomba kumuca amafaranga singuhemba? Ikindi ese ngewe kuko Mugisha yageze ubwo yanga kujya karaba, nataha 3:30 nkasanga Mugisha aricara ntegereje turanyuhagira, igihe cy'amezi 2 mwuhagira guhera ku birenge kugeza ku mutwe, nkamwuhagira avuga ati nta wundi muntu uri bunkarabye, ni wowe mama ugomba kunkarabya. Ubwo buzima nabwo ndabubamo, ndabwakira, ndamukarabya ntamunennye, nkamusiga amavuta. Rero navuga ko n'Imana yabidushoboje ibyo byose, ntago ari ku bwacu. Murakoze cyane, muri ababyeyi beza, uwo mutima mugira muzawukomeze. Ni ukuri namwe murakoze, twanezerewe kugera i Gisenyi, mwatubwiye ngo iyi nzu niyo ya nyuma, kugira ngo iriya ndi kubona hariya ni muri Kongo, iyi ngiyi ahangaha iki gipangu turi kubona hariya nicyo cya nyuma, kugira ngo ziriya ziri muri Kongo. Rero mukanyura dutembereza kugira ngo tumenye hano hose neza. Ni ubwa mbere tugeze aha, ni muri hano iyi karitsiye gutya yitwa mu Kizungu. Mu Kizungu niho RCD. Okay, rero natwe turishimye guhura nawe, wajya gumpamagara ukambwira ati imirimo mukora turayikunda, ati nubwo nanjye ndi umukobwa udafite akazi wakuriye mu buzima bugoye, nta papa wambwiye ko nta papa ufite. Yego nta papa tugira. Na mama wanyu ntimuri kumwe, yigire mu bihugu byo hanze. Uravuga ati ariko mu bushobozi mfite nubwo mba ndi kumwe na nyogokuru 500 uzajya mbona 1000 nzajya nshyigikira ibikorwa byanyu mugira gute mukora. Rero twishimiye kuba watwakiriye muri Gisenyi, muri Rubavu turabona ni heza, hari amazu meza, muharakeye. Kuba twakubonye ni umugisha, turakwishimiye. Nawe umunsi wageze i Kigali uzaze udusure, ugere nta hantu. Abakunzi bawe Mugisha, Elvine, mama Elvine, ahantu tugize gute dutuye, natwe nugera i Kigali natwe tuzakwakira tugutembereze. Yego namwe murakoze, ni karibu muze mwisanga. Mukanya gatoya inyuma ya kamera turaza kubatembereza mu mujyi wacu n'ahantu heza. Kiriya gipangu mubona nicyo cya nyuma cy'u Rwanda, inyuma yaho ni muri Kongo. Inshuti za Elvine, inshuti za Mugisha na mama Mugisha cyangwa se mama Elvine, tubahaye ikaze kuri channel ya Ndahirisheja Elvine. Namwe inshuti zanyu muze mwiyunge kuri bano bana. N'umwana ugira umutima w'urugwiro, umutima ukunda abantu bose adacaguye. Namubonye numva ndamukunze cyane. Uyu mwana rero inimero za mama we zirahari, murazibona kuri screen hasi, muze kumuhamagara. Ubonye 2 1,000 500 nari hejuru yaho twabatera inkunga mu bikorwa byabo byiza. Umutima mugira muzawukomeze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tusangire. Amen.
mu rugendo twakoze twatembereye mama Elvine na Elvine hano ni muri Kongo. Mwabonye gute u Rwanda rwacu ndetse no muri Kongo? Turabona izuba ryavuye, hari muvoma, abantu barimo baratembera, ndabona hameze neza. Noneho hano mwatubwiye ngo ni muri zone neutre, ariko noneho ubutaha tuzaza twiteguye dufite amaresepase, hanyuma noneho uzatwambutse tugeze mu gihugu cy'abaturanyi ujye kudutembereza. Yego, ubutaha ni mugaruka tuzabambutsa tubajyane muri Kongo. Aba ibintu byinshi byiza. Aba ibintu byinshi byiza, niko njya numva ngo habayo ngo amasamake bita ngo makayabo ngo habayo ifu y'ubugari imeze neza, habayo ibintu byinshi bitandukanye. Mfite amatsiko, noneho ntabwo nzagarukira ahangaha muri zone neutre, nzambuka ngere hariya bari abantu bari. Ndabona hameze neza, hari muvoma, abakongomani barimo baracuruza, harashyushye, hameze neza. Ahantu hameze neza, u Rwanda rwacu rufite amahoro menshi cyane, niyo mpamvu turi hano. Ubutaha tuzabajyana muri Kongo rero, ariko turabwiye ngo ni karibu, mukomeze mwisanzure, kano kaviyo ni keza cyane. Ariko na hariya naho hasigaye hameze neza, ubu Kongo iragendwa n'amahoro. Yego, Kongo iragendwa n'amahoro. Ni ukuri turanezerewe cyane kuba turi ahangaha. Imana igire gute iguha umugisha kuba tugejeje ahangaha. Ni ukuri turanezerewe cyane. Imana igire gute iguhe umugisha kuba utugejeje ahangaha. Ni iby'igiciro, ni umunezero mwinshi cyane. Ni ukuri Imana igire gute ibahe umugisha kuba turi ahangaha. Ubutaha noneho tuzinjira hariya tuhagere neza, tuharebe, kuko kuba tuharebeye ahangaha hari ibintu byinshi bihishwa amaso yacu turi kuharebera kure. Yego, ariko tutarasoza nanjye hari akabazo watubajije cyane watubajije cyane, ariko nanjye tutarasoza hari akabazo nakubaza. Ese ikintu cyatumye udukurikirana cyane cyane, kuko hari abantu benshi nkunda kuganira nabo badukunda banadukurikira, akenshi usanga nabo baba bafitanye amateka asa nk'aya Mugisha. Ese wowe ntushobora kuba warakunze Mugisha ukakunda Elvine impamvu yafashije Mugisha, wenda nawe ukaba ufite nk'amateka ajya gusa nk'aya Mugisha, akaba ariyo mpamvu waba waradukunze ukajyana n'amatsiko? Kuko hari abantu benshi dukunda guhura akavuga ati nanjye nabayeho mfashwa n'abantu ntarererwa mu muryango navutsemo. Ugasanga hari n'undi muntu twigeze kuganira avuga ati njyewe naravutse nisanga mu myaka 2 ndi kumwe na papa, bambwira ko mama nyine akimara kumbyara yansigiye nde, papa akagenda ati ndinze mba umukobwa w'inkumi ntazi ababyeyi banjye. Ese wowe ni iki cyagukuruye kigatuma ukunda Mugisha ugakunda na Elvine ndetse na mama Elvine ukaba uko ati ni umubyeyi w'igitangaza kuba naremeye kwakira Mugisha nkamurera nk'umwana wanjye? Murakoze. Nanjye kuba narakunze Elvine na Mugisha, nabayeho mu imyaka myinshi cyangwa se ubuzima nk'ubwa Mugisha. Ntabwo nari mfite uruhu nk'urwe, ariko ubuzima bwacu burasa. Niyo mpamvu namukunze nkavuga waye kuki nta kuyunga kw'aba bana. Naje kubakunda gutyo ko nanjye nabayeho imyaka mike yambana na papa wanjye. Mama wanjye aransigara agenda ajya mu mahanga, nanjye nguma mu Rwanda nderwa n'abavandimwe, biranga inshuti baremera baramfuta barandera ndinze mbi nkumi nkazi mama wambyaye. Ariko umuryango nagiyemo ni umuryango wanyakiriye neza, umuryango nkunda umpa buri kimwe cyose. Yego, niyo mpamvu naje gusanga mbakunda, nkisanga muri mwe, nkasanga muri abavandimwe, nkasanga muri inshuti nziza. Mugira umutima mwiza nk'uwo, muzawukomeze kandi muzagende muganiriza n'abandi babyeyi bagira umutima nk'uwo, u Rwanda rwatera imbere cyane. Murakoze. Urakoze cyane. None se ni wowe mfura mu rugo iwanyu, ufite abandi bana muvukana cyangwa nawe ni wowe wenyine? Oya, murakoze. Nanjye mfite abavandimwe banjye, ndi mfura iwacu, mfite imyaka 21, ndumva nzagira mu kwa 2. Abankurikira baracyari batoya cyane, turabana 3, ni umukobwa umwe n'abahungu 2. Yesu yatugiriye neza, atujyana mu miryango idukunda, badufasha, batwitaho cyane kurusha abo mu miryango. Baradukunze, baduha buri kimwe cyose, nkuko mwafashe Mugisha natwe niko badufashe, baratwakira mu miryango. Uwo muryango Imana iwuha umugisha,
Imana ibagire neza, ibagurira imbago, bakiri mu isi ntibakazagira icyo babura, kuko Bibiliya iratubwira ngo idini ryiza ry'ukuri Imana yishimira n'urukundo. Kuba umuntu ashobora gufata umwana atabyaye akakurera ku myaka 6, mbwiye ko nyine mama utamuzi, papa we yakureze, papa waracyariho. oya papa yitabye Imana. Okay, Nyagasani akomeza aruhukire mu mahoro. Urumva uwo muryango wabafashe mwese ko mungana, ukaba waravuyemo umukobwa mwiza ungana gutya, ushinguye, biragaragara ko ahantu uri urya neza, bagufashe neza, kuko uko umuntu asa inyuma ni nako n'imbere aba ameze, kuko urumva uwo muryango wakwakiriye, Imana ibaha umugisha kuba baragufashe bakagufatana n'abavandimwe, papa yaratashye, umubyeyi wanyu yarabasize mukiri batoya. Ni ukuri abo bantu nabo tubasabiye umugisha, ariko tubwira n'abantu badukurikira dukomeza kubabwira ngo bajye bagira umutima w'urukundo, kuko twese mu buzima siroga tugenderaho muri Elvin Foundation Group tuvuga ngo fasha uwuruta ukuruta agufashe. Ntago twese tunganya ubushobozi, rero umuntu wese angana, nta muntu utagira umuntu afasha, kuko uko ngana uko hari abantu bari munsi yanjye nafasha, uko ndi hejuru hari abantu bagize gute nanjye bandusha, nkeneye ko bamfata iki amaboko nabo bakamfasha. Rero muri ubu buzima turone ugufashanya, kuko urumva uwo muryango warakwakire muri abana batoya, urabarera, ejo n'ejo bundi nawe Imana nikugirira neza ikaguha akazi, ukabona imikorere, nawe uzatekereza ko hari abagufashe bakagufasha, nawe bigutere kuba wagira umwana umufasha ku muhanda ukamuvuga ati reka mufate nanjye ngende murere, kuko nanjye ngize gute, nanjye bandeze. Rero abantu bafite umutima nkongo w'urukundo bo gufasha abantu bababaye nk'abo ngabo, tubasabiye umugisha, Imana ijye ibaha umugisha kandi ijye ibaha ibyo kurera abo bana. Intego dufite twebwe ni uguhindura abantu, ku buryo abana tubona ku mihanda bari ku mihanda bazashyiraho, tugasanga bari abana bose bafite imiryango bagize gute barererwamo, cyane ko buri muntu wese agiye afata nk'umwana akagira gute akamurera akamujyana mu rugo, yagira gute twese twafasha bari abana bagashira ku mihanda bakazavamo n'abantu bakomeye. Nk'uko Mugisha wumvishe ko afite inzozi zo kuba pilote, ariko igihe yari ari ku muhanda aryamye ku muhanda cyangwa se adafite ibyiringiro byo kubaho, ntago yari gutekereza ko azabaho pilote. Ariko ubu ngubu kubera ko arya akanywa akajya no ku ishuri, nibwo atekereza icyo azaba cyo, kuko hari umuryango wagize gute wemeye kumwakira. Rero abantu badukurikiye tugira umutima w'urukundo, kuko n'ubundi iyi si tuzayisiga uko twayisanze, ariko imirimo dukora niyo izaduherekeza. Wanava no kwisuka avuga ati byibura hari ikintu wagize gute wakoze. Rero turagushimiye, Imana iguha umugisha mu rugendo rutoroshye watutembereje ukatugeza ahantu hose, turakwishimiye. Imana iguha umugisha kuba watwakire, natwe twanezerewe kukubona amaso ku maso nk'umukunzi wacu. Imana iguha umugisha, kuko muri Rubavu twagiye tuhabona abantu benshi batuzi, twabonye ko ibyo dukora abantu benshi baba babibonye. Sawa, urakoze, Imana iguha umugisha. Yego namwe murakoze. Yego. Ni karibu, ubutaha muzagaruke i Rubavu. Tubahaye karibu na karame. Yego.